Ibyuma bikoresha ubuhanga bushingiye ku ijwi na nyiramubande yaryo ultrasound machines, echography machines bikora bite? Tubahaye ikaze na karibu kuri uru rubuga Isuzumiro TV, aho tuganirira uko twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Kanda ku nzogera wiyandikishe ibiganiro nk'ibi by'ubuzima bibe akagaruka iwawe. Echography cyangwa ultrasound machines abenshi muzimenyereye mu gusuzuma abagore batwite, ariko burya zishobora gusuzuma ingingo zitandukanye guhera ku mutwe ukageza ku birenge z'abantu bose, yaba abagore cyangwa abagabo, abana cyangwa abantu bakuru. Ibi byuma bikoresha ubuhanga bushingiye ku ijwi sound na nyiramubande yaryo echo mu gusuzuma ko ingingo z'umuntu zimeze neza. Reka tugaruke ku bugenge bw'ijwi na nyiramubande echo kugira ngo tuze kumva neza imikorere y'ibi byuma. Ijwi cyangwa sound mu ndimi z'amahanga ni umuvumba ugenda mu mwuka cyangwa mu kindi kintu, ukaba ushobora kumvwa n'amatwi y'abantu cyangwa inyamaswa. Nyiramubande ni insubirajwi iboneka iyo ijwi risubiye aho ryaturutse nyuma yo guhura n'ikintu kigizwe n'udukeregeshwa duto particles tw'ibinyabutabire bitandukanye dusitse cyane cyangwa twegeranye cyane dense particles. Ubusanzwe kugira ngo umuntu avuge undi amwumve, bisaba ko umuvumba w'ijwi usunika udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire bitandukanye biba mu kirere cyangwa mu mwuka, hanyuma uwo muvumba w'ijwi ukadusunika mpaka utugejeje ku matwi y'undi muntu, hanyuma akumva izo mpinduka mu matwi ye, nka kumwe umuvumba w'amazi yo mu nyanja cyangwa mu kiyaga utwarwa n'umuyaga ukava ku nkombe imwe ukagera ku yindi. Ultrasound machines zifite ubushobozi bwo kurema amajwi ariko afite ubwisubire fréquence buri hejuru y'ubwo amatwi y'abantu abasha kumva. Umuvumba w'aya majwi winjira mu mubiri w'umuntu. Bibutse ko umuvumba w'amajwi sound wave ukenera udukeregeshwa tw'ibinyabutabire kugira ngo ugende. Abahanga mu bugenge bavuga ko ikirere kiramutse kitarimo udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire bitandukanye, kuvugana ngo twumvikane byagorana cyane. Burya umubiri wacu ugizwe n'udukeregeshwa duto particles tw'ibinyabutabire bitandukanye, ndetse utu dukeregeshwa tugiye dutsindagirwa mu ngingo mu buryo butandukanye. Hamwe aba ari twinshi kandi twegeranye, ahandi ari duke kandi tugiye dutandukanye. Umuvumba w'amajwi iyo ugeze mu mubiri w'umuntu utakaza imbaraga, ndetse ushobora kwisubiramo nka kumwe kwa nyiramubande bitewe n'udukeregeshwa tw'ibinyabutabire wahuye natwo, ndetse n'uburyo twegeranye cyangwa dutandukanye. Burya kugira ngo nyiramubande ibeho ni uko uvuga umuvumba w'ijwi ryawe ugahura n'udukeregeshwa tw'ibinyabutabire dutsitse cyane cyangwa twegeranye hirya mu kabande cyangwa mu misozi, maze ukakugarukira. Muzabigenzure neza, si buri hose wavugira nyiramubande ikagusubiramo. Mu mubiri w'umuntu naho harimo ingingo zitandukanye, zirimo izigizwe n'udukeregeshwa tw'ibinyabutabire dutsitse mu buryo butandukanye, bityo tugarura umuvumba w'ijwi mu buryo butandukanye. Urugero, igufwa rirakomeye cyane ku buryo rigarura umuvumba w'ijwi hafi ya wose nk'uko wakabaye.
Iyi ni nayo mpamvu nubwo umuvumba w'amajwi wihuta muri milieu dense cyangwa ahantu hari udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire twegeranye cyane nko mu magufa, ecography si imashini iberanye no gusuzuma amagufa kuko umuvumba w'amajwi uhita wigarukira hafi ya wose, nyiramubande zikaba nyinshi utabashije kwinjira ngo uhinguranye umubyimba wose w'igufwa ngo turirebe ryose uko ryakabaye. Naho ibisukika nk'inkari, amaraso n'ibindi ntibigarura umuvumba w'ijwi, birawureka ugatambuka, mbese nta nyiramubande ibiturukaho, no echoes from them. Iyi ni nayo mpamvu abaganga basaba abarwayi kunywa amazi menshi, bakanababwira ko nibumva uruhago rw'inkari rwuzuye aribwo baza gukorerwa ikizamini cya ecography gisuzuma inyama zituranye n'uruhago rw'inkari. Baba bagira ngo umuvumba w'amajwi utambuke uko wakabaye nta kiwukomye, uce mu bisukika biri mu ruhago, hanyuma ugere ku nyama zituranye n'uruhago, izo nyama zirusheho kugaragara neza. Ni nayo mpamvu kandi iyo interineti cyangwa netiwaka ari nkeya, abantu bakurira ibiti cyangwa bakajya ahirengeye ngo nko hejuru ku musozi, cyangwa bakegera inyanja cyangwa ikiyaga, ihuza nzira rigenda neza. Burya baba bahunga udukeregeshwa tw'ibinyabutabire twegeranye cyane tugize imisozi, bakegera amazi cyangwa ikirere birimo udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire tutegeranye cyane, tutabasha kugarura amajwi yabo ahubwo tuyareka agatambuka. Ni mu gihe inyama zoroshye zigizwe n'udukeregeshwa duto twegeranye biringaniye zigarura umuvumba w'ijwi mu buryo buringaniye cyangwa buciriritse. Iri tandukaniro mu kugarura umuvumba w'ijwi cyangwa mu kugira nyiramubande echoes nyinshi cyangwa nke, niryo ikoranabuhanga rya mudasobwa rishingiraho rishushanya ifoto y'urugingo runaka rugize umubiri w'umuntu. Nk'uko nawe aho tugeze aha, niba wankurikiye neza, wakubwira ati shushanya ifoto igaragaza amagufwa, inyama n'ibisukika ushingiye ku bushobozi bwabyo mu kugarura umuvumba w'ijwi, sound wave reflection cyangwa nyiramubande, wadushushanyiriza ifoto ibigaragaza kandi ibi bitatu byaza bitandukanye. Ikindi kandi cy'ingenzi twakwibaza tuti ni gute iri koranabuhanga ridufasha gusuzuma indwara mu mubiri w'umuntu? Indwara iyo igeze mu mubiri w'umuntu ihindura imiterere y'udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire n'uburyo twegeranye cyangwa tutegeranye. Urugero, infection igeze mu nyama ihatera amashyira. Birumvikana aho twari dusanzwe dusanga inyama, turahasanga igisukika cyitwa amashyira. Aya mashyira ntashobora kugarura umuvumba w'amajwi ngo tubone nyiramubande nk'uko inyama zibigenza, bityo araza kugaragara atandukanye n'inyama nzima. Urundi rugero twatanga ni amabuye mu gasabo k'indurwe cyangwa mu mpyiko cyangwa mu ruhago rw'inkari. Aya yo yitwara nk'amagufwa kuko agizwe ahanini n'udukeregeshwa duto tw'ibinyabutabire twegeranye cyane nk'utwo tubona mu magufwa. Ntiyabasha kureka umuvumba w'amajwi sound wave ngo wikomereze nk'uko indurwe isanzwe ibigenza, cyangwa ngo agarure umuvumba w'amajwi mu buryo buciriritse nk'uko impyiko ibikora. Ahubwo arangwa no kugarura umuvumba w'amajwi hafi ya wose uko wakabaye.
nyiramubande zikaba nyinshi nka kumwe igufwa ribigenza. Ecography rero cyangwa ultrasound machines ni ibyuma bikoresha ubuhanga bushingiye ku ijwi na nyiramubande yaryo, bishobora gusuzuma ingingo zitandukanye z'umubiri w'umuntu, bikaba biberanye cyane n'umugore utwite kuko umuvumba w'ijwi nta ngaruka ushobora gutera ku mwana cyangwa urusoro umugore atwite. Murakoze, turabashimiye naho ubutaha, mugire ubuzima buzira umuze.